yaka niwe wabitanye ubundi yumvise ngo ngiye kwirukana Esther ngo muri aka kanya nawe hita mbona asohoye matora ntigendeye none se ubundi bari bavuganyeho na Nzovu n'undi twari twarashwanye tuvuga ngo tugiye gutandukana Nzovu ahita ahamagara yaka aramubwira ngo yaka ngo Esther yananiye ngo ngiye kumwirukana yaka nawe abyumvise ko nguko ahita kupa the north from south from west from east ewana kabisa turabasuje cyane kandi turabakunda cyane nkuko mubizi rero iyi ni Inyandiko TV tugira channel ndetse tukagira na website ahantu wadukura ni kuri Inyandiko TV /ra na wa cyangwa se rwa ugende urasanga amakuru meza ameze neza cyane kabisa nizimbye mu magambo rero ndi kumwe n'abakobwa beza cyane abagore b'abastari ewana bamenyerewe hano muri industry reka tuganire bandushije umunwa gato reka tuganire kabisa ibintu bigende neza cyane reka duhere kuri Esther amakuru duhere kuri dusabe amakuru ni meza umeze neza cyane cyane uraza kwegereza kamikoro nka gutya umeze neza nta kibazo meze neza Esther umeze ute aha mureba Esther rero Esther ni umugore wahoze ari umugore wa Nzovu ariko muri no minsi bakaba batarikiri kumwe ndetse na Dusabe yahoze ari umugore wa Yaka ndetse nawe ntabwo bakiri kumwe Dusabe kubera iki byakoroheye gutandukana n'umugabo wawe ari we Yaka mwana cyangwa ntabwo byanyoroheye byagenze bite gutandukana n'umugabo Yaka byari urugendo rurerure yaka niwe wabitanye ubundi yumvise ngo ngiye kwirukana Esther ngo muri aka kanya nawe hita mbona asohoye matora ntigendeye none se ubundi bari bavuganyeho na Nzovu n'undi twari twarashwanye tuvuga ngo tugiye gutandukana Nzovu ahita ahamagara yaka aramubwira ngo yaka ngo Esther yananiye ngo ngiye kumwirukana yaka nawe abyumvise ko nguko ahita kupa sinzi ikintu twavuganye ngo arerere ngo reka ngo wanze kugenda ngo bareka ari ngewe wigende matora hanze ibintu byose n'amasafuriya arimo ibiryo n'amateremusi arimo ibikoma arikorera ajyana ku muhanda ariko Dusabe Yaka mwana ashobora kuba ari umugabo ugoye yasohoye ibintu byose hanze igikombe hanze isafuriya hanze matera arayitwara n'amasafuriya arimo ibiryo nayo yarayikoreye none se Yaka mwana yumvise yuko Nzovu yasenye nawe biramworohera kwita asenye yari atarasenya niba uko wajya kumva ngo Nzovu yumvishe ngo yasubiranye n'uyu menye Nzovu nanjye aza akanshakisha nk'uruhindu cyangwa agahita ashaka undi wo umwangiye buri wese agendera ku byo akoze ubu ni ukuvuga ngo Nzovu aramutse ashakanye na Esther Yaka mwana yakora ibishoboka nawe akagira umugore nyine iba ari kugusunikana noneho uribuka bangura telefone Yaka nawe atireka ngure telefone sha nawe ifite inota ya 40 Nzovu anshyiraho 20 nguriye 60 ariko umunsi Yaka yarayiguze nanjye nzagura umugore wanjye mu inuza tugura televiziyo Nzovu nawe ati ngiye kugura iya Desa bahora bapinganwa televiziyo ya Desa barayiguze iyanjye yawe ntabwo yayiguze byarangiye abangaba bashwanye batarayigura ariko Nzovu yari afite gahunda yo kuyigura nawe atanye yakanga nanjye nemeze irayaka wari muri sako nundi aragiye gufunguza ibyaba ari abantu birasekeje bameze gutya barasunikana none se kabagabo banyu bakundana mwebwe murakunda cyane turangana natwe abari abagabo bacu ntabwo bakiri abagabo bacu none se Esther mu magambo makeya uyu mwana w'umukobwa witwa Dusabe cyangwa se umwana w'umugore witwa Dusabe umufata gute ni fiyemeri ni umufiyemeri nawe ngo mufate gute yarashatse yarabyaye kandi umuntu uzi uwabyaye abaza ubwenge cyane na kimwe aba ayoboye none se Dusabe bimwe mu bintu Yaka mwana agenda avuga yuko atagushatse uri umukobwa akuvuga ko yagushatse warabyaye
wowe se yashatse ari imanzi nuko nawe yabikoraga nuko atabyara nawe yarabyara ariko nta mwana yari afite ariko yari ntabwo nuko nawe ntabwo yabiraraga ntabwo yabiraraga ngenda birara are none se dusabe ko yakamwana wari uzi imico ye ukemera yuko uzaza ukemera ibyo akora byose kubera iki byagezeho ukamwanga uzi icyo namwange ni ukumena ibintu naho mwateye imbere akaza akabijanjagura nimba mubitse amafaranga yazana ubwo se n'uwo nguwo mwatera imbere gute wenda ibindi nari naramuhaye rugari ariko kuza ibintu byo twagura televiziyo mu cyumweru kimwe nose twari guhera muri ibyo twagura telefone akaba arayijanjura nta sahani imeneka twagiraga ibintu bitameneka gusa ibyo byari ibiki teremusi naguze teremusi imeneka nta n'icyumweru yamaze umugore arataka maze azana amazi kubita kubita yego arataka maze azana amazi kubita yego kubita umugore arataka maze azana amazi narifite umugore mutuma ifu ibiro bine ndetse n'igitenge arabizana yego aca bugufi arabisonga igitenge aragitoza turi kumwe akagitoza maze zose akagitoza kwe n'igitenge cyangwa n'ifu y'ubugari ikintu kikunejeje ni iki Esther ko turi ahantu njye n'abadusabe turi kurya inkoko uyu ngo ari wo babaza inkoko none ubona amajanja tuno dusuko yadukuyeho nyine udusuko tumenya nk'amajanja y'inkoko ariko noneho yaraduhinduye waramuserereza zabikuraho yego reba ko na twa tundi yari afite ngo ngo ni amasazi ngo niba ari amasazi y'ihene no bafashe amasazi yafashe inkoko urayipfura urabizi ko iyo upfuye inkoko ntabwo uhita ukuraho amajanja aba agomba kubaza abantu bari muri sosiyete bose ko ayo majanja bari buyajye noneho hari ukuntu amajanja yashyira mu isafuriya akareba gutya hejuru uku nguku mbaza dutafu mubwire ikindi kintu cyasekeje ukuntu bafashe amasazi ngo bafashe amasazi dusa ngo nabibonye kuri twambere bafashe umutwe wa gitafu barongera bafata mu kanwa binakine barongera bashyira gitafu oya umubwire hari utuntu mbere yaradukaraga nyine adukaraze akorana n'umuntu aravuga ngo tuno tuntu tumeze nk'isazi ziri kugenda ziri ku mabyi noneho ejo muri turi mu kiganiro nyiragitafu abaga inkoko abaza inkoko amajanja ajya hejuru gutya wajya ngo n'amajanja neza wajya ngo nyiragitafu twamanutse ariko rero urabona yesi igenda ahindura iki kupe noneho yarisutse neza noneho nawavuga